ubushobozi bushaye tuyitezeho byinshi dore ko bafite imigambi ihamye twese hamwe nta kabuza tuzatsinda iryavuzwe riratashya abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro iryavuzwe riratashya abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro inama n'imwe no guharanira impinduka mu banyarwanda inama n'imwe no guharanira impinduka mu banyarwanda inama n'imwe no guharanira impinduka mu banyarwanda uyu munsi ni tariki 10 ukwezi kwa Werurwe umwaka 2025 twongeye kugaruka muri studio za radio televiziyo Umurindi radio televiziyo ihuriro bitewe naho udukurikiranira kugira ngo tubagezeho ibivugwa mu gihugu cyacu uyu munsi rero tukaba tubafitiye ingingo zinyuranye harimo cyane cyane ingingo yongeye kugaruka twari tumaze iminsi dusa naho twiyibagije kubera ko abanyurubwite ntibashatse ko tuyibagirwa ingingo yerekeranye n'amadini n'amatorero ndetse n'amategeko aremereye cyane abiri impande uyu munsi rero turongera tubigarukeho kuko amazi ntakiri yayandi ariko kandi dufite n'izindi ngingo turi bubaganireho nitubona umwanya uhagije izi ngingo rero zikaba ari zirebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niba intambara koko irimo kwerekeza ku ndunduro cyangwa se niba wenda hari ikindi kintu kigomba kuza nyuma y'ibyo tubona ubu ngubu intore mu Bufaransa zishaka gutambamira igitaramo cy'umuhanzi w'umunyekongo hanyuma turazana kureba nanone witwa Ambasaderi Rwamucyo wongeye kuvugishwa niba atari ukuvuga guzwa reka rero tutabatindiye abanyarwandakazi tugere kuri iyi ngingo y'isengero n'amadini mu Rwanda muri rusange iyobokamana umunyarwanda yavuze ngo akaje karemerwa shitani koko yazanye Perezida Paul Kagame mu gihugu cy'u Rwanda na FPR none rwirukanyemo iyobokamana muri make ayirukanyemo imana krize ubusanzwe ziba nyinshi mu gihugu ndetse u Rwanda rwabonye izo tuzi nizo tutazi ariko tuzi neza ko igihe cyageze umwami w'u Rwanda Mutara agarutura Kristo umwami aho yavugaga ati umwami uganje abe umwami usumba byose ngiwe muyoboke ibi rwose ntabwo byari ikintu umunyarwanda yakagombye kugiraho ikibazo ariko kuri ubu noneho Kagame amaze kurutura se kibi ku mugaragaro Kagame amaze iminsi arwana n'abantu ndetse anarwana n'Imana icyitwa iyobokamana kuri we nta gishaka mu gihugu twabanje kubyitirira ubuhakanyi ariko kuri ubu birenze noneho ubuhakanyi hari abantu bajya bavuga batwibutsa ukuntu yagiye mu mihango ya gipagani yongeyo muri za Afrique de l'Ouest aho bamuzirikaga ibinigi abenshi murabyibuka ngira ngo niba ritari muri Mali ni muri Mali cyangwa muri Côte d'Ivoire ntabwo ndibuka neza umuntu ndetse na hano muri South Africa yigeze kuza kurara igitaramo cy'ibyo bita za Illuminati niba atari ibya Freemason n'ibindi nk'ibyo ngibyo umuntu yakwiyumvisha niba koko ari ubuhakanyi busanzwe cyangwa niba ari indi agenda Kagame agambiriye amadini n'amatorero yabanjije kubisenya yigarurira abigishaga iyobokamana abahindura bose inkotanyi ku ngufu yabonye ko ibyo byonyine bitaruhanyije kuko bemeye kuyoboka ndetse bagapfa no gukorera abami babiri ibyo nabyo kuri Kagame byabaye imfabusa muribuka ko bajya bamuhamagara mu bitaramo by'amasengesho byabindi byo bita za breakfast n'ibiki nk'ibyo ngibyo akajyamo aho kugira ngo agenda n'amasengesho agire icyanditswe gisomwa hagire ikorowani harya buryo ikorowani nacyo ni cyanditswe hagire ikorowani isomwa ahubwo agatangira kwigamba ukuntu yica abantu agatangira kwigamba ukuntu ibi byose nyine akora ibyo nabyo rero kuri Kagame mu byukuri byabaye imfabusa kuko yatekereje ko wenda bishoboka ko Imana yazamurusha ingufu mu gihugu cye bwite ahitamo noneho kwirukana Imana burundu
iyo uvuze uti amasengero, muraza kubyiyumvira, mfite ikiganiro kivuye mu Rwanda ntabwo ari icyanjye, muraza kubyiyumvira aho bavuga bati abashobora noneho kwakisesinga cyangwa se abashobora koko kwegera ibyerekeranye n'idini, iyobokamana, insengero, mu Rwanda hagiye gusigara 20%. Abo 20% rero nibaramuka aribo basigaye, bivuga iki? Bivuga ko 40% bazajya basenga Kagame. Akaba mugani abanyarwanda bavuze, aho yavuze ko ashaka guhindura u Rwanda Singapore ya Afrika, noneho abanyarwanda bo bagasanga ahubwo ari Singapore kuko yahujije amahoro. Iyo bavuga Singapore bavuga senga Kagame, Singapore Kagame. Reka ntabatindiye banyarwandakazi, mbumvise iki kiganiro kivuye i Kigali mu Rwanda, ntabwo ari ikiganiro cyanjye, ntabwo ari ikiganiro cyihariye cya televiziyo yanyu, radio televiziyo Umurindi cyangwa se radio televiziyo Ihuriro. Nifuzaga ko namwe mwiyumvira mukumva ibibera iwacu, mukumva mbivuye mu kanwa kabibereye ku butaka bw'igihugu cyacu. Reka tuhagere turebe, muranyihanganira gatoya, mfite tuhagere turebe aya majwi dukesha abari mu Rwanda. Ni akababaro kandi ni ukuri kose biteye agahinda, kuko umunyarwanda ntiyakagombye kuba agikangishwa ibi bintu byo kuba igihugu kigomba kuyoborwa kugeza ubwo noneho bagenda bakajya no kuyobora navuga ngo iki, bagenda bakajya no kuyobora mu itorero, ahakagombye kuba umupasiteri, ahakagombye kuba se umusaserdoti, ahakagombye kuba se uwo mushehi niba ari umushehi cyangwa imamu, ariko byose bikagombera kubanza kunyura cyangwa se guhabwa umugisha na FPR Inkotanyi. Nimuza kumva, murumva aho banavuga ko rwose biteguye kuba bafata amafaranga aya twita icyicumi cyangwa bita ituro, noneho bakajya bamenya buri giceri aho kigiye nicyo gikora, kandi nk'uko Kagame yigeze kubivuga, buri giceri kikavanwaho umusoro. Gahunda niyo ngiyo, buri giceri kikavanwaho umusoro, noneho amafaranga sinamenya n'imisoro aho igi. Ariko ni mu gihe kubera ko banyarwandakazi niba turi muri cya gihe cy'ibihano duhabwa n'amahanga, wenda hari barimo baragira ngo barebe ko buri mukirisitu, buri mubatizwa wese bazajya bagira icyo bamukuraho. Reka twumve. 80% by'abakristu bashobora kuba batazongera kwerekeza ibirenge byabo mu nsengero bitewe n'amategeko mashya yaje mu igaseti nshya ya leta. Reka mwumve aya mategeko ukuntu akakaye kandi akakariye buri wese, ya umupasiteri cyangwa se umukristu n'urusengero muri rusange. Muhawe ikaze. Aya ni amategeko yavuguruwe ndetse haza n'andi mashya byabaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Guheraho nubwo rikomeye, ariko ntabwo ari ryo rikomeye kuruta andi. Irikomeye kuruta andi ni riri ku mwanya wa nyuma. Ngaho mva. Okay. Tunyuzemo mu nshamake, reka hano hari itegeko rya mbere ryashyizweho. Riragira riti: amatorero yose agiye kwiyandikisha bundi bushya mu turere. Ayo matorero agiye kwiyandikisha bundi bushya mu turere, mbere yuko bayandika azajya yishyura miliyoni 2. Munyihanganire gatoya. Mu karere ni miliyoni 2 ku itorero cyangwa se. Munyihanganire gatoya, hari ikintu kindogoye. 80% by'abakristu bashobora kuba batazongera kwerekeza ibirenge byabo mu nsengero bitewe n'amategeko mashya yaje mu igaseti nshya ya leta. Reka mwumve aya mategeko ukuntu akakaye kandi akakariye buri wese, ya umupasiteri cyangwa se umukristu n'urusengero muri rusange. Muhawe ikaze. Aya ni amategeko yavuguruwe ndetse haza n'andi mashya byabaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Itegeko rya mbere tugiye guheraho nubwo rikomeye, ariko ntabwo ari ryo rikomeye kuruta andi. Irikomeye kuruta andi ni riri ku mwanya wa nyuma. Ngaho mva. Okay. Tunyuzemo mu nshamake, reka hano hari itegeko rya mbere ryashyizweho. Riragira riti: amatorero yose agiye kwiyandikisha bundi bushya mu turere.
ayo matorero agiye kwiyandikisha bundi bushya mu turere, mbere y'uko bayandika azajya yishyura miliyoni 2 adasubizwa. Kwiyandikisha mu karere ni miliyoni 2 ku itorero cyangwa se idini iryo ari ryo ryose adasubizwa. Iryo ryari rya mbere. Kabiri, ubwo ni inshamake, turagera tunyuramo mu nshamake. Uhagarariye itorero n'umwungirije bagomba kuba bafite impamyabumenyi mu by'iyobokamana cyangwa se equivalence, barize nibura amasaha 1200. Ndarisubiramo, uhagarariye itorero n'umwungirije bagomba kuba bafite impamyabumenyi mu by'iyobokamana cyangwa se icyo bita equivalence, barize amasaha nibura 1200. Iri ni irya kabiri. Irya gatatu, amatorero agomba kuba afite action plan igendanye n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage bari mu karere. Amatorero agomba kuba yarateguye ibijyanye n'uburyo agaragaza azateza imbere abaturage bo mu karere iryo torero ririmo. Iryo ni itegeko rya gatatu. Action plan ni ukugaragaza, baragaragarije ubuyobozi ibyo bagiye gukora bigomba guteza imbere abaturage bo mu karere. Ikindi gikurikiyeho, icya 10. Icya 10 kizajya kinyura muri banke. Nta muntu wemerewe gutanga icya 10 ukabonye, kizajya kinyura muri banke. Iyo ni tekinike yo kugira ngo ayo mafaranga yo muri banke nyine abe yabasha no gukurwaho imisoro ndetse n'ibindi. Ikindi gikurikiyeho, amaturo. Mu rusengero cyangwa se mu nsengero no mu biterane bizajya bimenyeshwa akarere na RGB. Igihe cyose hari abantu bagiye gutanga amaturo mu nsengero, igihe cyose habaye ibiterane bimwe biba ku gasozi hanze cyangwa se ibitaramo, hakabaho kwitanga kw'amaturo. Ayo maturo bigomba kuba byamenyeshejwe abayobozi b'akarere cyangwa se ikigo cy'igihugu bita RGB. Nta maturo azongera kugenda gutyo ngo ajye kubarwa n'abadiyakoni, ngo nta, abayobozi bagomba kuba babizi uburyo ayo maturo yatanzwemo. Igikurikiyeho, urwego rubifitiye ububasha ruzajya rukora ubugenzuzi bw'imari y'itorero, rwabimenyesheje cyangwa se rutabimenyesheje itorero. Amatorero agiye kujya akorerwa icyo twita isuzuma, kugenzurwa. Akarere cyangwa se inzego zibishinzwe zigomba kujya zibatungura, baba babimenyeshejwe cyangwa batabimenyeshejwe, bakaza kugenzura amafaranga binjije, nk'uko batungura ikigo cy'amashuri, nk'uko batungura ibitaro, nk'uko batungura n'ahandi n'izindi institution zose. Bagomba kujya batungura urusengero, barangiza bakarugenzura ngo barebe amafaranga urusengero rwakisa rwakoresheje muri iyo minsi. Noneho hano hari icyanyuma twabwiye ko ari inshamake. Icyanyuma kiravuga ngo buri rusengero rugomba kwandikisha itorero mu karere, bizajya bisaba imikono y'abantu 1000 bafite indangamuntu na telefone. Kugira ngo urusengero rwemererwe mu karere rugiye kwiyandikisha, rugomba kuba rufite sinya z'abantu 1000, abantu 1000 basinye n'amarangamuntu yabo ndetse na nimero za telefoni zabo. Gaho mumbwire mw'abantu, aha hantu murumva hari idini rizahikura? Yego, turabizi neza ko amatorero n'amadini menshi n'ubundi hari abazungu baba bayari inyuma n'abaterankunga bakomeye baturuka mu bihugu by'amahanga. Ariko reka nkubwire, amatorero azabasha kino kintu ni amatorero make kandi nayo akize. Noneho hano abantu bitwa abapasiteri n'ababwiriza butumwa bandi barya amafaranga y'abaturage cyangwa se bapfusha ubusa amafaranga bayakoresha mu nyungu zabo bwite. Ahangaha murumva ko bazajya bakontororwa, nta mafaranga azongera kwinjira mu ikofi yabo, bazajya bajya kuyabikuza ku mabanki, kandi banke ayo wabikujeyo uba ugomba no kwerekana icyo yamaze. Hanyuma hano twa tudini ujya kumva ngo uyu munsi havutse idini, ngo ejo havutse ngo itorero ngo mu gace runaka.
kubona abantu igihumbi bajya kurisinyira nabyo ni ikindi kibazo. Ni nka kwa kundi utajya kwiyamamariza ubu perezida utabonye imikono hajya ni igihumbi ningahe. Ntago byoroshye. Murakoze cyane murabyumva nyine ntabwo byoroshye iby'amadini. Niba ugiye gufungura urusengero rwawe cyangwa whatever you call it, idini ukagombera kuba ufite imikono y'abantu igihumbi bagusinyiye, umuntu yahita yibaza ati iki gihugu cyacu kirimo kiratwerekeza he? Ikibazo ni idini, ikibazo ni imikono y'abantu kugira ngo baboneke. Ibyo byose bihuriye hehe no gusenga? Ibyo byose bihuriye hehe n'iyobokamana? Ikindi kintu cyantangaje ni kariya kantu kavuga ngo kugira ngo reka duhera hambere nuko amadini n'amatorero yose yarasanzwe ariho agomba guhita ajya kwiyandikisha guhera ubu ngubu. Ni ukuvuga agomba kujya kwiyandikisha bundi bushyashya. Umuntu ushinzwe uhagarariye idini, ubwo ndibaza ko ari nk'umusengesha, akagomba kuba yarize ibyerekeranye n'amadini, ndetse ngo yarize ngo amasaha agera ku 1200. Ubwo ndibaza niba abandi nyine bajya kwiga ikigoroba nk'aba ministre bacu bo muri yereka, noneho akaza akabona kwemererwa kuba yarihagararira. Akandi noneho rero icyo bise ngo action plan. Action plan ni ukuvuga ni umushinga, ni mu by'ukuri ni nk'umushinga, ni action plan d'action. Ni umushinga, ni plan d'action. Ni ukuvuga ugomba icyo uzakora icyo ari cyo cyose mu idini ryawe kigomba kuba kiringaniye n'ibigomba gukorwa mu karere. Mbibutse ko uturere ni 30 wongeyeho umujyi wa Kigali. Ni ukuvuga uturere ni 30. Muri utwo turere 30 n'icyahoze ari nka 10 mu ntara y'Ibyo. None muri utwo turere 30 buri dini ririmo rizaba rifite plan d'action igendanye na plan d'action y'akarere. Ni ukuvuga niba akarere kwagomba kubaka amashuri 10, amadini azagabana amashuri agomba kubaka. Niba akarere kagombaga kugira amavuriro 10, yose azakwirakwira muri ayo madini. Ahangaha ndagira ngo mbabwire ngo bya bihano turimo turimo guhabwa n'amahanga, za mfashanyo zirimo kubura u Rwanda rwacungiragaho ku kigero cya 63%, ubu zikaba zihagaritswe. Amahanga amenshi mu yatangaga yo ngayo azihagaritse. Iyo mvuze ikigero cya 63% mbagereranyije ni kwijana bya budget y'igihugu, ingengo y'imari niba ari 100%, 63% byaturukaga muri yaziriya mfashanyo zituruka mu bihugu byo hanze. Noneho niba 63% bigize bivuyeho, bivuze iki rero? Bivuze ko abitwa amadini, urumva ngewe njya gusenga ku cyumweru nkavuga nti umupadiri yakwigisha neza, nkaza gukora igihe cyo gutura, nkaza wenda gukuba 2 ayo najyaga ntanga. Hakaba nanone icyo abandi bita icyicumi muri kino gihugu, ngira ngo no mu Rwanda twabyitaga amaturo, nyine twabyitaga umusanzu w'icyicumi umuturage atanga. Muri kino gihugu tubyita pledge. Umusanzu w'icyicumi umuturage atanga, noneho ntabwo uzongera kuba nk'umwihariko w'urusengero cyangwa w'idini asengeramo, ahubwo uzajya winjira muri banke. Niba ufite abakristo 20, bakontorore neza, bamenye ko abakristo 20 cy'icumi cyabo cyinjiye muri banke runaka. Niba ajya gukata imisoro bakateho, noneho nujya kubikuza we padiri cyangwa pasiteri ayo gukora ikintu kiniki kizabe kiri muri plan d'action werekanye, cyangwa action plan werekanye, kandi ihuye n'ibigomba gukorwa mu karere. Ni ukuvuga nujya kuyakuraho
ushaka gukoresha imodoka yawe kwa mekanisi, ndavuga imodoka y'itorero cyangwa imodoka ya padiri mukuru, ayo mafaranga azavaho bakateho ikicumi, ariko nuyakuraho uvuga uti ngiye gushaka ngiye gusana ishuri, bazareba niba hari ishuri riri aho mu karere rigomba gusanwa, noneho urisane. Ayo mafaranga kubera ko azaba n'ubundi ari controle cyangwa se afite agenzurwa, ntabwo ushobora kuyakoresha, ntushobora kuvuga uti urusengero rwacu rukeneye iki n'iki, reka da, hazaba hari igikenewe n'akarere. Igikenewe n'akarere bivuze iki? Ni igikenewe na leta. Bivuze iki? Ni icyo leta yajyaga ikora. Uyu munsi biragaragara ko abaturage bakunda gusenga, bakunda kujya mu nsengero wenda kurusha kujya muri gahunda za leta. Ni ukuvuga ngo rero babandi bajyaga bahungira mu nsengero, ibyo ntaho muzabahungira, muzaza mukore. Kandi noneho tubibutse ko iyitwa gahunda ya leta ntabwo ari gahunda y'igihugu, ni gahunda ya FPR Inkotanyi, ni gahunda y'ishyaka rikandamije abaturage. Icyo FPR Inkotanyi ishaka nicyo gikorwa mu karere. Niba rero amadini ategetswe gusapotinga cyangwa se gushyira mu bikorwa gahunda y'akarere, bivuze ko amadini ategetswe gushyira muri gahunda cyangwa se gusapotinga gahunda za FPR Inkotanyi. Murumva uburyo bisemuye. Noneho rero bati haramutse habaye igiterane nko muri Kiliziya Gatolika, genda umuyoboke wa Kiliziya Gatolika, muri Kiliziya Gatolika baravuga bati hazaba igiterane cy'abashakanye. N'urugero, abashakanye batumire wenda umupadiri wenda ujijukiwe ibintu by'imibanire, batumire se wenda na couple ya François Ngarambe n'umugore we nko basanzwe babyigisha muri Communauté de l'Emmanuel, batumire se Sister Seri Immaculée wa wundi nawe ukunda gutanga inyigisho, batumire se Musenyeri wahana azatanga inyigisho. Ibyo bintu byose bigomba kuba bizwi na RGB, urwego rw'igihugu rushinzwe kwandika ibigo n'ibiki. Noneho iyo RGB nibibizi rero, noneho agomba kubaho amaturo azatangirwa aho ngaho. Kwa kuri twajyaga twishima tukavuga tuti uwaje kutwigisha yigomwe rwose, yaje, reka tumuhe akabahasha aze kugura esansi imusubiza iyo yavuye. Reka da, mbabarire, ubwo ni ukuvuga ngo ayo mafaranga ni senti n'urumiya azajya abarurwa. Noneho nabarurwa abe ari muri records za leta, igikozwe cyose bibe bizwi. Mperutse kuganira n'intore, nanjye ngo ni intore, ni ingegera ziri aho ngaho z'intoragura amayugi, irambwira ngo FPR bazi ubwenge, ngo bafite uburyo bwo gukontorora ibintu byose, ariko ntabwo ari gukontorora ibintu byose mu nyungu z'abaturage, ni ugukontorora ibintu byose nta nubwo ari no mu nyungu za FPR, ni mu nyungu z'agatsiko gatoya kayobowe na Kagame hejuru aho ngaho. Ni ukuvuga ngo amafaranga abazungu batwambuye kubera akajagari twateye muri Kongo, byanze bikunze bagiye kuyakama abaturage. Kera twajya tuvuga turi abana ngo abapadiri ngo barya amagaburo 4 ku munsi, 4 cyangwa 5. Donc ngo barya igaburo rya mu gitondo, byajya kwegereza saa sita bakabazanira uturyo tworoshye two gusogongera, hanyuma saa sita bakajya ku meza, hanyuma byagera saa 10 bakabazanira uturyo tworoshye two gusogongera, hanyuma mu ijoro bakajya ku meza. Ngira ubwo ari amagaburo 5. Ubwo urumva abandi baturage biwacu bari bazi ko ngo amagi arirwa n'abapadiri,
amaherezo bagiye kuzajya barya dodo nazo ntibazibona. Bagiye kuzarya bajya imbogeri cyangwa bajye nabo guhiga iswa n'ishwegegeri, hanyuma amafaranga agiye nyine mu isanduku ya FPR Inkotanyi. Murumva ibyo bintu ikintu bishaka kuvuga? Bya bindi twajya tuvuga ngo ikiraro cyarapfuye aha n'aha, ngo akarere karacyari mu nyigo n'ibiki habuze umutera. Idini riri hafi aho ngaho rigomba kugisana. Aha ngaha amaherezo bazanababwira ko muzajya mutanga amafaranga yo kwishyura abakada ba FPR Inkotanyi. Nabyo bizageraho bibeho. Muri imvira rero abanyarwandakazi, aho igihugu cyacu kigeze, cyokora icyitwa iyobokamana, forget about it. Noneho hari n'inkotanyi zajya zivugira ko ngo Imana zayirashe, babandi bajyaga bavuga ngo yirwa handi gataha mu Rwanda. Ubu ntibishoboka kuko amarondo arakajije. Ngayo nguko, ngaho rero nimureke dutegereze turebe nyine iyo iki gihugu FPR Inkotanyi icyerekeza. Reka twikomereze ningira kandi nibuka ku madini ndongera nkagarukeho. Ibyo ari byo byose ikizwi nuko byitwa amadini, byitwa iyobokamana mu Rwanda kibaye kera habayeho. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, M23 irimo kwiyubaka, hanyuma Kinshasa yo ikaba irimo isaba ubufasha mu mahanga. Ese ubu twavuga ko noneho ari iherezo ry'intambara cyangwa hagiye kuvuka ubundi bwoko bw'intambara abantu batazi? Imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'uruhande rwa leta yongeye kuvugwa mu mpera z'icyumweru turangije muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, mu gihe hari imihate ngo yo gushaka amahoro. Hari n'ibimenyetso ko intambara ishobora gukomeza nk'uko inzobere cyangwa se abasesenguzi bagenda babivuga. Mu kwezi kwashize hashyizweho abahuza batatu, Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo na Haile Mariam wo muri Ethiopia, ngo bafashe gushaka amahoro biciye mu biganiro. Ariko imirwano yongeye kubura nyuma y'agahenge k'ibyumweru bike cyane. Reka mbibutse ko bari abantu uko ari batatu bari bahiswemo, bose ni ingamiya za Paul Kagame. Nabwo mu gihe twari tukirimo twibaza uko hubwo bazayobora biriya biganiro cyangwa se bazayobora ishyirwa mu bikorwa byarwo, umuntu wese yabyibazagaho. Ibinyamakuru rero muri Kongo biremeza ko nyuma y'imirwano yabaye ku cyumweru ku munsi w'ejo gusa, umutwe wa M23 ngo haba harafashe agace kitwa Nyabyondo ko muri teritwari ya Masisi hafi y'imbibi ihana na teritwari ya Walikale muri Kivu ya ruguru, aho imirwano ngo yatumye abaturage ibihumbi bava mu byabo. Muri Kivu y'epfo naho havuzwe imirwano mu bice ngo bya teritwari ya Walungu hagati y'impande zombi. Witwa Timothy Olo, umwarimu wa siyanse za politike muri kaminuza yo muri Kenya na Tanzania, avuga ko ibimenyetso biriho ubu ngo byerekana ko amakimbirane muri Kongo atarimo kugana ku gisubizo, ahubwo ko birimo kuba bitanga ishusho mbi. Amakuru avuga ko kandi umutwe wa M23 Kinshasa na Loni bemeza ko ufashwa n'u Rwanda muri iki gihe uri mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya, gutoza abo bafatiye ku rugamba n'abayiyunzeho no gukomeza igisirikare cyabo. Mu minsi ishize twababwiraga ukuntu barimo kwinjiza urubyiruko mu mashuri, barimo kuvana urubyiruko mu mashuri barwinjiza mu mutwe wa M23, aho mu turere bifatiye twagiye tubereka amavideo yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, abana basimbuka ibigo by'amashuri, abamwe batemwa n'amabati,
hari n'uwavuze muri Kivu y'Amajyepfo ko aho kugira ngo ajye muri M23 yakwigira mu Kivu. Hari abana rwose bajabukaga ikivu bakagerageza koga kugira ngo bahunge inyeshyamba za M23 zashaka kubahatira kujya mu gisirikare. Mu mpera z'iki cyumweru turangije kandi umutwe w'inyeshyamba za Front Commun de la Resistance FCR ngo zari mu ihuriro rya Wazalendo rifasha ingabo za FRDC ngo watangaje ko wiyunze ngo kuri M23 mu rugamba irimo. Ibi ngo bikaba byaremejwe n'umuvugizi wa M23 uretse ko nyine mu gihe cy'intambara buri gihe amakuru agenda aza ku buryo buri ruhande rwerekana ko rukomeye. Ku rundi ruhande rero leta ya Kinshasa yatangaje gahunda zo kongera imbaraga mu gisirikare ku buryo bw'amafaranga n'intwaro. Leta kandi yegereye leta z'amahanga zirimo na Amerika isaba ubufasha mu ntambara irimo inyeshyamba zikaba ngo zigenzura ngo 1/10 cy'ubutaka bwa leta ya Kongo. Ibi nabyo nta cyemezo gifatika gihari ngo nk'uko Kinshasa ibivuga. Mu mpera z'ukwezi gushize Kinshasa yasabye ibihugu bikomeye nka Amerika ngo kuba yaza no gushora imari mu gihugu gifite hejuru ya tiriyari 24 z'amadolari y'amabuye y'agaciro akomeye atarakorwaho amabuye y'ingenzi mu gisirikare, ikoranabuhanga n'ingufu nk'uko biri mu ibaruwa yashyizwe hanze n'uruhande rwa leta ya Kinshasa rwandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika. Iyi baruwa isaba ko Perezida Trump ubwo yaboneka mu biganiro by'iyo mikoranire kandi ko inama hagati ya Perezida Trump na Perezida Tshisekedi yaba ari ingenzi mu kugera kuri ubwo bufatanye. Muri ubwo bufatanye leta ya Kinshasa irifuza guha kompanyi zo muri Amerika uburenganzira bwo gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro, nayo igasaba ubufatanye mu bya gisirikare harimo no gutoza ndetse n'ibikoresho ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndibaza ko niba ari ejo cyangwa niba ari ejo bundi nabwo twabikomojeho tuvuga tuti aho kugira ngo umutungo wa Kongo uribwe n'inyeshyamba n'amabandi abuza amahoro abaturage, tafadhali wafatwa n'abanyamahanga bakarindira umutekano abaturage bakabaho batekanye, bakabaha nako kazi, ahasigaye bikagenda. Je vais bien, abantu benshi baravuga bati ni uburyo bushyashya bwo gukoloniza Afrika. Anyway, ntabwo nabyo ndumva twarabikomojeho. Ntabwo Afrika yose mu myaka 10-20 ntabwo ishobora kuba ifite ba Ibrahim Traoré. Afrika ntizaburamo ibisambo nka Kagame na Museveni. Afrika ntizaburamo n'abandi bantu bayobora abaturage mu buryo bwo kubakandamiza gusa. Leta ya Washington rero yatangaje ko ifunguye ku gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro nk'uko umuvugizi w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika yabitangarije ibiro ntaramakuru de Reuters. Timothy Olo yabwiye kandi ikinyamakuru cya BBC ko imihate yo kugera ku mahoro ibangamiwe n'ibikorwa by'impande zombi ngo bikomeza kuganisha ku ntambara. Arakomeza ati, uyu ni Timothy Olo, arakomeza ati iyo urebye uburyo M23 irimo kwiyubaka ukareba uburyo leta ya Kinshasa nayo irimo gushaka imbaraga, ubona ko tari ibimenyetso byiza ko ayo makimbirane arimo agana ku gisubizo. Timothy akomeza avuga ko ubutegetsi bwa Donald Trump muri Amerika bwagaragaje ko bufite inyota yo gushakisha inyungu za Amerika aho bwazibona hose ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Ibi nabyo ni impamvu z'akazi. Yongeraho ati nta kabuza ko Kongo
irimo kureshya Amerika, kuko izi neza icyo Trump ashaka, ko Amerika niramuka ije muri Kongo ntabwo izaza nk'umuhuza w'amahoro, izaza ahubwo nk'umunyembaraga uje gushaka inyungu ze, nawe agatanga ikiguzi yasabwe. Murabyumva ibi bintu, ndumva twarabivuzeho hano kuri uyu muyoboro wacu, abantu barabyumvisha. Umuti rero ntabwo uzava mu mahanga, haba i Washington, haba i Paris n'ahandi. Amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akura kompanyi nyinshi zo mu bihugu biteye imbere mu ikoranabuhanga, ari nazo ziyakoresha mu gutunganya ibikoresho bigezweho, kuva kuri za mudasobwa, telefone, intwaro, imodoka no kugera ku byogajuru. Leta ya Kinshasa rero ikabishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 rugamije kwigarurira ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukungahaye ku birombe by'amabuye y'agaciro ataboneka kenshi, akenewe na kompanyi zikomeye ku isi. Ibyo natwe twarabivuze kandi turabyemeza. Asubiza kuri iyo ngingo yo gukorana kwa Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, witwa Tina Salama, umuvugizi wa Perezida Tshisekedi, yanditse ku rubuga rwa X ko Tshisekedi yatumiye Amerika ifite kompanyi zigura ibikoresho by'ibanze mu Rwanda biba byasahuwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikinjizwa mu Rwanda, ko ubu barimo gusaba Amerika kubigura kuri ba nyirabyo bemewe. Ndumva nacyo iki twarigeze kukivugaho, tuvuga ko na Perezida Tshisekedi yavuga ko atari ngombwa ko habamo icyo bita middleman, ko niba babikeneye bahaza bakagura kuri Kongo nayo ikabyungukamo, ikabasha guteza imbere igihugu, n'abaturage bakaba babona n'ibiraka bivuye kuri icyo kintu. Naravuze nti ibi bintu abenshi babibona nk'ubukoroni buvuguruye, ariko aho kugira ngo abaturage basige ubuzima bwabo, ubwo bukoroni bwabo bukomeza kuzageza igihe tuzagerera ku bushobozi bwo kubona ba Ibrahim Traoré nk'uko nkunda kubivuga, kuko tumaze kurambirwa Museveni na Kagame. Abategetsi b'u Rwanda bavuga ko amabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atariyo ntandaro y'amakimbirane muri Kongo, kandi ko abayacukura n'abayabonamo inyungu ari kompanyi zo mu bihugu by'uburengerazuba, u Rwanda kandi rukaba ruhakana gufasha umutwe wa M23. Ibyo nibyo bamenyereye kuvuga nyine, ariko Timothy Olo abona ko amakimbirane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umuti wayo uzava ngo muri Afurika. Nawe ugafite uburyo azabisobanura, ati birakwiye ko impande zishyamiranye zibona neza ko umuhate w'ibihugu by'akarere n'imiryango nka SADC na EAC ariwo ushobora kugeza ku gisubizo kirambye. Umuti w'iki kibazo ntuzava i Washington ngo cyangwa i Paris. Yongeraho ati ikibazo cya Kongo kimwe n'ibibazo nk'ibiri muri Sudani bishobora gukemuka twebwe abanyafurika tugiranye icyizere, tukumva abahuza ni nararibonye za hano ku mugabane wacu. Banyarwandakazi, buri musesenguzi avuga ibintu uko abyumva akurikije n'ubuhanga bwe, ariko nanone abenshi muri iki gihe tumaze kubona ko ubuzima butakara, ngaba ku ruhande rwa Kongo, ngaba ku ruhande rw'Abanyarwanda nabo bakoreshwa n'inda nini ya Kagame. Ubuzima butakara, abantu bapfira ni benshi cyane, abantu bavanwa mu byabo ni benshi cyane, abafatwa ku ngufu babandi Evode Uwizeyimana yavuze ko ngo ari babi cyane, ngo RPA ngo itabafata ku ngufu, RDF ngo itabafata ku ngufu. Nyamara ibyo abivugishwa nuko yataye umugore we n'abana, akaza bakamushingira we abo yita beza justement bavuye muri RDF. Ubu ngubu Abanyarwanda bakwiriye kuvuga bati igihe kirageze ko impfu tubona muri iki gihe zigabanuka rwose. Byaba ngombwa itwongere kubona umuntu apfa azira akamaro. Abanyekongo igihe kirageze ko bavuga ngo twaraburabujwe, twarabungerejwe, twavanywe mu byacu, abagore bacu bararepinzwe, abana b'abakobwa bacu nabyo nuko,
igihe kirageze ngo natwe tubone agahenge. Maze ayo manyagwa y'amabuye n'ubundi yabaga mu nda y'isi, nta n'umunyekongo wayagiraga wayakuraga nk'imyumbati ngo ayarye. Ba nyiri kuyarya bagende bayarye, yewe naho ngaho muri ibyo birombe wenda bahabone n'ako kazi. Afurika ntabwo iragera kuri cya gihe tuvuga ko dufite abategetsi b'inyangamugayo, kuko abo tubona ni ba Kagame, ni ba Museveni, kandi nabyo bicaye ku ntebe ntibashaka kuyivaho nguko uko ibihe tugezemo byitwaye. Reka dukomeze. Intore rero zizi ko aribo bantu b'ibihangange mu rwego rw'isi. Intore zizi ko aho zigeze zigomba gutanga amabwiriza n'amategeko. Ahangaho umuntu akaba yakwibaza ati se intore zizumva ryari ko buri gihugu gikeneye uburyo bwo kubaho, buri bantu bakeneye uburyo bwo kubaho na modeli yo kububamo bikwiranye n'igihugu barimo. Hari intore ziri mu Bufaransa ngo zishaka gutambamira igitaramo cy'umuhanzi w'umunyekongo. Turaje turebe impamvu. Ngira ngo twifashishije wenda inkuru y'ikinyamakuru cy'ibifabagane igihe.com, baravuga ko mu muryango w'abanyarwanda baba mu Bufaransa, bavuga umuryango w'abanyarwanda baba bivuzwe na Kigali mu mwumva intore baba mu Bufaransa ngo wamaganye igitaramo cy'umuhanzi Maître Gims w'umunyekongo cyashyizwe ku itariki ya 7 Mata mu Bufaransa, ngo kigahabwa inyito yo kujijisha ko bagiye gukusanya inkunga igenerwa abana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bababaye, nyamara ari inzira yo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Namwe ni munyumvira akagapagarafi konyine. Umunyekongo gusa kubera ko ari umunyekongo ashatse gushyiraho igitaramo ngo akusanye amafaranga yo kujya gufasha abana b'iwabo bazahajwe n'intambara zimazemo imyaka ikabakaba muri 30. Kubera ko gusa ari umunyekongo, iyo nerema ya mbere. Kubera ko agishyize ku itariki ya 7 Mata, iyo nerema ya kabiri. Noneho hakaba harimo n'ijambo gukusanya amafaranga yo kujya gufasha abana muri Kongo. Ibyo byonyine bigize icyaha. Ni ukuvuga itariki ya 7 Mata ni itariki yihariwe no mu Rwanda, ariko ntibivuze ko itariki ya 7 Mata ihinduka itariki ya 50 mu Bufaransa cyangwa ihinduka itariki ya 200 muri Afurika y'Epfo. Oya, kuki yose itariki ya 7 ni itariki ya 7 Mata. Niba mwebwe mufite ibyanyu mwibuka, mu Bufaransa bafite ibindi bakora, mu bindi bihugu bafite ibindi bakora. Ni ihe mpamvu mwumva ko mwajya gutambamira igitaramo ngo nuko ari ukurimbamo kirimbwa n'umunyekongo, nuko kigiye gukorerwa kuri iyi tariki iyo ngiyo nyine yanyu mwahisemo. Igihe.com barakomeza bagira bati itariki ya 7 Mata buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, aho umuryango mpuzamahanga wifatanya n'u Rwanda mu kuzirikana abatutsi barenga miliyoni bishwe, hakanafatwa ingamba zo gukumira ngo bitazongera kubaho ukundi. Noneho itariki ya 7 Mata ngo ihindutse umunsi mpuzamahanga. Ayahe mahanga bikorerwa mu yahe mahanga? Niba uvuze uti ku itariki iyi niho nubatse urugo, ngize umunsi mukuru ngo kwibuka ishyakaramentu ryanjye ryo gusingirwa, ngiye n'umugore wanjye n'abantu twatumiye, kuki mwumva ko umuturanyi cyangwa se undi muntu utuye ku wundi murenge agomba kumva ko nawe ubwo bukwe ari ubwe? Ayahe mahanga? Byanzuwe nande? Byanzuwe n'uwuhe muryango mpuzamahanga? Jovebye byanzuriwe i Kigali kubera ko nibo babifitemo inyungu, ariko kubyita mpuzamahanga bisobanura iki? Byanzuwe n'ayahe mahanga? Barakomeza bati iyi tariki ku bihugu bifite aho bihurira n'u Rwanda birayizirikana cyane, ngo ku buryo hari ibitanga ubutumwa bwo kwifatanya n'abanyarwanda.
ibihugu bifite aho bihurira n'u Rwanda ni ibihe? Ni igihugu cya Ruhango, ni igihugu cya Nyagatare, ni igihugu cya Ngoma, ni igihugu cya Rusizi. Ni ibihe bihugu? Ibihugu bifite aho bihurira n'u Rwanda ni bimeze bite? Bifite aho bihurira n'u Rwanda? Guhura n'u Rwanda ni gute? Ni bihane n'imbibi n'u Rwanda? Ibimazemo imyaka 30 mu ntambara, abaturage bavanwa mu byabo ngo twabivuze, abagore bafatwa mu ngufu nk'uko twabivuze, harimo n'ababi cyane ntuza Evode Uwizeyimana yabonye. Ni ibihugu bifite aho bihuriye n'u Rwanda ni ibihe? Barakomeza ikinyamakuru cy'ibifobagana bati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hasohotse iteka mu Bufaransa rigena itariki ya 7 Mata igihugu n'umujyi wa Paris bazajya bifatanya n'Abanyarwanda mu kunamira inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi. D'accord. Ubufaransa bwavuze ko igihugu n'umujyi wa Paris, sinzi igihugu cy'Ubufaransa n'umujyi wa Paris aho bitandukaniye, ngo bavuze ko igihugu n'umujyi wa Paris bazajya bunamira inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Abafaransa bavuze ko nta kindi kintu kizongera kubaho mu Bufaransa kuri iyo tariki. Za restaurants zizafungwa, utubari tuzafungwa, insengero zizafungwa, amashuri azafungwa, ibiro bya leta bizafungwa. Niba indi mirimo izakora ku buryo busanzwe, ni ikihe gituma hoteli runaka cyangwa stade runaka itakwakira igitaramo cy'umuhanzi w'umunyekongo cyangwa w'umurundi cyangwa w'umunyarwanda cyangwa w'umuaustralien cyangwa w'umubrezilien? Kuki ibyo ngibyo ari bihangayikishije u Rwanda? Kuki bidahangayikishije Ubufaransa? Ngo kwibuka, ibyo ni ibinyamakuru by'ifobagana bikomeza, ngo kwibuka byashyizwemo imbaraga mu Bufaransa ndetse mu mujyi wa Rouen mu ntara ya Normandie ku itariki 13 Mata umwaka w'2024 ngo hafungurwa urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi nk'imwe mu nzira yo gushyigikira ko Jenoside itazongera kuba ukundi. Nshobora kubaha urugero. Uyu munsi ni umunsi wa Mutagatifu Anastasia. Ushobora gusanga kuri paruwasi runaka basomye misa ndetse bakanizihiza Mutagatifu Anastasia kubera ko wenda ni urugero ntanga, kubera ko wenda hari umubikira witwa Anastasia uri aho ngaho, cyangwa se kubera ko hari umukozi runaka uri hafi aho ngaho witwa Anastasia, cyangwa se hari umuryango wisunze Anastasia, ndavuga mu miryango y'abihayimana. Ariko ntibihuje ko kuri paruwasi yo hirya yaho bashobora no kuba iyi misa yabaye abantu bakabivamo bakigira mu kandi kazi. So ntabwo bivuga ngo kubera ko mu Rwanda bazaba bibuka ahantu hose ubuzima bugomba guhagarara. Igihe ikinyamakuru cy'ibifobagane barakomeza bavuga ngo gusa umuhanzi mu buryo butumvikana umuhanzi Maître James ufite inkomoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwikiriye umutaka wo gufasha abana bagizweho ingaruka n'intambara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu ategura igitaramo ku itariki ya 7 Mata umwaka wa 2025. Kuki se abanyarwanda baba mu Bufaransa batakwitwikira nabo batakwitwikira umutaka wo kwibuka ku itariki ya 7 Mata, nabo ngo bakoresha icyaho gitaramo mu yindi stade iri ahandi hantu mu Bufaransa? Noneho wenda umuhanzi w'umunyekongo abura abantu bajya kwitabira icyo gitaramo cye, nayo mafaranga y'abo bana b'abanyekongo kuko n'ubundi nimwe mu bica yo gufasha abo bana b'abanyekongo agabanuke, noneho mwebwe bazaze kwitabira igitaramo cyanyu. Kuki mwagombera kuvuza induru ngo umuhanzi yateguye igitaramo?
igihe barakomeza bavuga ngo ni igitaramo bigaragara ko gifite intego yo kurangaza abantu mu Bufaransa. None se nimwe bwe mugomba kubwira abafaransa uko bagomba kwifata, ngo bagakwirakwizwamo imvugo ziganisha abantu, zangisha abantu abatutsi bitwaje gutabariza abana bagizweho ingaruka n'intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo yakomotse ngo ku butegetsi bwa Kongo. Aho yakomoka hariho hose, niyo mutayirimo mukaba muzi neza ko abo bana nta kibazo mufitanye nabo, birabarebaho iki? Ariko ipfunwe rikomeye ni irihe? Ipfunwe rikomeye nuko mujya gutobanga Kongo mwitwaje abo batutsi nyine n'izo za jenoside mugenda mubeshya, mukumva ko nta wundi muntu wagira icyo avuga uretse mwebwe. Igihe barakomeza bavuga ngo muri iki gitaramo ngo hazanaririmbamo Yusupa, nawe ngo wahisemo intero yo kuvuga nabi u Rwanda igihe cyose, ngo wavuze wahisemo intero yo kuvuga nabi u Rwanda igihe cyose. Ahubwo ngiye numva mwakagombye no gufata ahubwo abo ba Dafroza na Bagutiye, mwakagombye gufata n'ibindi bifobagane byanyu biba mu Bufaransa, na Baruwize mushiki wabo barahari, mukabazana nabo bakajya hariya, nabo bakajya gushaka ibindi bavuga, maze nk'uko umufaransa avuga que le meilleur gagne, mukareba n'ibijwi ryanyu byumvikana kurusha abo banyekongo bavuga nabo u Rwanda. Noneho namwe mugaha ingufu ijwi ryanyu rivuga neza u Rwanda kandi rishaka no kwibuka ibyo mushaka kwibuka, kuko ntabwo mugomba kwibuka guhatira abantu bose kwibuka ibyo mushaka kwibuka. Ibyo mwabikoreye abanyarwanda, bamwe mubabuza amahoro, bigeza ku mugaragaro ko ubu nta munyarwanda uvuga mu gihe cy'icyunamo ngo ahaha ngo atetwa ko avuze ingengabitekerezo. Itangazo ryasohowe n'umuyobozi w'abanyarwanda mu Bufaransa witwa Christophe Renzaho, iki ni igicucu, ngo rivuga ko bababajwe bikomeye no kubona igitaramo cyashyizwe ngo ku itariki mpuzamahanga yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Kamono, iyi tariki yahindutse mpuzamahanga kuva ryari? Mu minsi ibiri ishize twizihije itariki mpuzamahanga umunsi wahariwe abagore. Bifite aho byanditse. Iyi tariki mpuzamahanga yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi yajeho ryari? Yasinywe nande? mu kihe gihugu? By'umwihariko ngo bigakorwa n'umuhanzwi usanzwe uzwiho gukwirakwiza imvugo zibiba urwango. Ni ukuvuga imvugo zibiba urwango kubw'ibifobagane ni imvugo z'uko abanyarwanda batera Kongo, z'uko abanyarwanda mukora ubujura bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Ati gutegura ibikorwa kuri iyi tariki ngo by'umuhanzi w'umunyekongo Betre Gims, ngo wanamenyekanye ngo ku bikorwa byo gukwirakwiza imvugo zihembera urwango n'ihohoterwa ryibasira abatutsi, ntabwo byaba ngo ari ibintu bitunganye. Muri filime Mbarankuru yakozwe na Netflix yareruye aravuga ngo ntabwo urwango rw'abatutsi waruhagarikisha umutobe w'umucanga w'amacunga. Asoje aya magambo yakoze ikimenyetso cyo kurashisha imbunda, akangurira abantu ubwicanyi. Renzaho yagaragarije meya w'umujyi wa Paris ko gusubika iki gitaramo kikimurirwa ngo ku yindi tariki yaba ari intambwe ikomeye mu gukumira ikwirakwizwa ry'imvugo zibiba urwango n'amacakubiri, by'umwihariko byibasira abatutsi, abanyamurenge n'abahema mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati gusubika iki gitaramo bizafasha abashaka guhurira hamwe kuri uwo munsi wagenewe kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi yatewe n'urwango nk'urwo, bakazirikana birushijeho bazifashishwa bizanafasha kwirinda guteza ibibazo mu baturage, kuko iki gitaramo kibaye muri ubu buryo kitabura kubikurura. Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo bafate inzira bajye kwibuka ibyabo bibuka, bo bumva ko igitaramo kiramutse kibaye ahubwo bazajya kukirwanya.
ngo abanyarwanda baha agaciro kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, bagaragaje ko gutegura igitaramo ngo ku munsi mpuzamahanga, sinzi uwayise umunsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi uzwi ku mvugo z'urwango, ari imwe mu nzira zo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Gandhi Alamisi Juma wamamaye mu buhanzi nka Maître James cyangwa James, ni umunyekongo ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, n'umwe mu bacengewe cyane na politike y'urwango ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yageze ubwo yandika indirimbo ashyiramo amagambo asebya perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Muri 2003 nibwo inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje ku itariki ya 7 Mata nk'umunsi mpuzamahanga wahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ariko inyito yayo nyakuri yatangiye gukoreshwa na Loni muri 2018. Hanyuma ngo umwanzuro 58 bare 234 wo ku itariki 23 Gashyantare usaba ibihugu binyamuryango bya Loni guha agaciro itariki, ariko gusaba si ugutegeka, itariki ya 7 Mata no gukurikiza amasezerano yo gukumira no guhana ibyaha bya jenoside kugira ngo hatazagira ibikorwa bisa n'ibyabaye mu Rwanda byongera ngo bikaba byakongera kubaho. Ibi rero murabyumva ni amagambo y'intore, ni nk'ibyo byose. Abanyekongo ntabwo mu by'ukuri intore cyangwa se u Rwanda, agatsiko ka Paul Kagame, ntabwo bashaka ko bagira ijambo ahariho hose. Abana muri Kongo barishwe, kimwe nuko abatutsi mu Rwanda bishwe, kimwe nuko abahutu mu Rwanda bishwe, kimwe nuko interahamwe zishe abatutsi, kimwe nuko FPR yishe abahutu. Ntabwo uko kuri ntibashaka kukumva, bashaka guhengamira ahantu hamwe. Ibi bituma na bamwe mu bo bafatanyije kwica nabo bageraho bakavuga bati ibi bintu twarabikoze. Ni ikibazo rero gikomeye kuri leta ya FPR Inkotanyi, ni ikibazo cyo kumva ko bagomba kwigarurira amahanga bakayategeka. Reka dukomereze ku nkuru ya Bwana Renzaho, mubabarire Renzaho tumaze kumuvuga ibyo tubivuyeho. Reka dukomereze ku nkuru ya Ambasaderi Rwamucyo wongeye kuvugishwa, niba atari ukuvugaguzwa. Navuze ngo bishobora kuba ari ukuvugishwa cyangwa kuvugaguzwa. Umuntu ashobora kuvuga ati wenda izi nyito zikomoka kuki, biherereye kuki. Reka duhere ku bisobanuro byo kuvugishwa. Kuvugishwa ni ukuvuga abantu nka Rwamucyo bavuga ibyo bababwiye, ni ukuvuga bavuga ibyo leta ishaka ko bavuga. Noneho bisobanura ko rero ubikoze abakoreshejwe n'undi muntu. Urugero, Rwamucyo aragenda akicara mu nama akavuga interuro 3 gusa, akavuga u Rwanda ntiruri muri Kongo, u Rwanda ntirufasha M23, u Rwanda ntirwiba amabuye y'agaciro muri Kongo nenye, u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo ngibyo niyo wafata umwana ukirimo ivata mu kanwa, ibyo yabivuga. Noneho kuvugaguzwa ni ukuvuga nk'umusazi ukajya uvuga udafite feri, udafite aho utangirira n'aho urangiriza, gusa kubera ko nanone hari ni pression, hari ikintu, hari igitsure runaka gituma byanze bikunze uvuga. Aha rero twibutse abadukurikiye ko Ambasaderi Ernest Rwamucyo ni wa mugabo nyine wasebeye mu nteko y'akanama k'umutekano ka Loni cyangwa Conseil de sécurité de l'ONU, ubwo yagaraguwe na Madame Thérèse Kayikwamba Wagner mu nama zose zabaye, aho Rwamucyo niba atari Rwamupfu yavugaga gusa ziriya nteruro enye, ngo u Rwanda ntabwo ruri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo rufite abasirikare ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo rufite
ntabwo rucukura rwiba amabuye y'agaciro muri Kongo, ntabwo rufasha umutwe wa 23 twashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Nicyo cyonyine yavugaga. Noneho byaje no kugeraho aho amera nk'utaye umutwe, uretse ko na Kagame yarabikoze mu Suisse. Byaje kugera aho amera nk'utaye umutwe, noneho Minisitiri Kayikwamba yajya kuvuga agahaguruka agasohoka. Ibi byigeze no kuba kuri Gasana Eugene, nawe wabaye muri Loni, akajya avuga ahubwo yarangiza akarira akihopfora. Umuntu w'umugabo ureshya n'abagabo batatu. Ukuri niko kwa kuvuga kwizi ntumwa z'u Rwanda mu bare narwaye. Kwizi ntumwa z'u Rwanda zo zifata akanya aho kugira ngo zivuge ibintu bishingiye ku bimenyetso bifatika, ahubwo bakazanamo amarangamutima. Ambasaderi Rwamucyo rero, nk'uko nabyo tubivana mu nkuru z'ibifabagane, ngo Ambasaderi Rwamucyo ni mu kinyamakuru Igihe, Ambasaderi Rwamucyo ngo mu muryango w'abibumbye Ernest Rwamucyo yagaragaje ko amahanga ngo akomeje kwamagana u Rwanda no kuvugira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta mpuhwe afitiye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ahubwo agamije kurengera inyungu zayo, cyane cyane izijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Twari tumaze kubasobanurira ko u Rwanda ruri mu bihugu bikijijwe n'ayo mabuye y'agaciro, ndetse ubu rubarirwa ku bihugu mu rwego mpuzamahanga ku bihugu bigemura amabuye y'agaciro ku bwinshi, bitumvikana uburyo yabavuye kuri 26 km kare ku buso bw'ibirometero kare 26 gusa. Hashize iminsi rero ibihugu birimo Canada, Ububiligi, Ubudage ngo bifatiye u Rwanda ibihano birushinja gushyigikira umutwe wa 23 no kuba nyirabayazana w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bihugu bigaragaza ko u Rwanda rukora ibi rugamije kungukira ku mabuye y'agaciro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko ni nako kuri kwambaye ubusa. Mu butumwa Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yashyize hanze kuri uyu wa mbere ku itariki 10, mwibuke ko uyu mugabo yatinyutse kuvuga ibi ngibi kubera ko abantu batangiye kumukritika cyane, aho muri kiriya gihe cyo gusezera, nubwo bamwe bavuga ko ngo manda ye yari irangiye dakoro, ariko hari n'amakuru avuga ko arimo agenda ahwihwisa ko ashaka ubuhungiro. Uyu mugabo rero biramutse bibaye yaba ari ibintu yavuze kugira ngo yihohore ku Rwanda batamukindura n'ubwo buhungiro atari yabona. Ibyo mu Rwanda birazwi. Ngo yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukena kandi ifite umutungo kamere. Ni ukubera ko umutungo kamere wikorerwa n'u Rwanda uri bimwe mu byo mucungiraho. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu ihurizo ry'iterambere nubwo ifite umutungo kamere mwinshi, nicyo gihugu gikennye ku isi. Raporo ya Loni ku iterambere ry'abaturage yashyize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mwanya wa 180 mu bukene mu bihugu 190 biyiriho. Ambasaderi Rwamucyo ngo yakomeje avuga ko amabuye y'agaciro iki gihugu gifite agirira akamaro amahanga n'abayobozi bacyo bashyize imbere ruswa, ariko muri ayo mahanga ntabwo yigeze avugamo u Rwanda na Paul Kagame ku giti cye. Ati tugarutse ku bacukura amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize imbere ruswa n'abanyapolitike bakomeye bamaze imyaka ibarirwa mu binyacumi baratanze amabuye y'agaciro y'igihugu nk'ingwate ku bakora ubucukuzi bukomeye babamenyera icyo mu mufuka. Ati gukomeza imvugo y'uko ubucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro aribwo ntandaro y'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo n'uburyarya no kubeshya ukuri kubabaje nuko iyi mvugo itegurwa n'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barangwa na ruswa ndetse n'abafite uruhare muri ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uyu muyobozi yavuze ko
umuyobozi barimo kuvuga ari Rwamucyo yavuze ko kwegeka ku Rwanda ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ugushakira ikibazo aho kitari no kwirengagiza ko impamvu muzi yacyo ari ruswa n'imiyoborere mibi iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru ni inkuru ndende cyane y'ubugoryi nyine ivugwa n'umuntu nk'uwo nguwo. Umuntu icyo yavuga gusa nuko ibi byose abivugishijwe na hariya kuri ruriya rwego agezeho, aho umwanya wo muri Loni utagihari, noneho kandi gusubira mu Rwanda rikaba ari ihurizo rikomeye kuri we, noneho kandi bikaba byaranamenyekanye ko arimo gushakisha ubuhungiro. Reka rero abanyarwandakazi turangirize kuri iyi nkuru ya Rushyashya, aho intore zatangiye kuyacekwa muri ya hashtag yabo bise turi kumwe, aho Rushyashya yatanze ubutumwa ni kuri Twitter cyangwa se kuri X, Rushyashya News, barahamagarira abanyarwanda ngo kwamamaza isano u Rwanda rufitanye n'intambara ya Kongo na M23, ibyo ngo bakabikora bavuguruza amakuru yose atangaza uruhare rw'u Rwanda muri M23 no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwashaka kubibona kuri Twitter wenda na yibasomera kuko irahangaha. Tweet ya Rushyashya News ku rukuta rwa X. Rushyashya nk'uko musanzwe mubizi, kimwe n'ibyo binyamakuru bya igihe.com ni ibinyamakuru mu by'ukuri by'ibifobagane, ibinyamakuru biri mu kwaha kwa FPR Inkotanyi, byandika gusa ibyo baba bahawe kuvuga bya propaganda. Umuntu ukaba wanibaza uti abo bantu barimo gushishikariza kuzajya bajya kuvuguruza, niba ukuri guhari barajya guhamagara abantu ngo bajye kuvuguruza mu bigenze bite? Niba ukuri guhari kukaba kuboneka, niba nta bimenyetso bigaragara bihari byerekana ko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo, niba nta bimenyetso bihari bigaragaza ko hari abayobozi b'ingabo za RDF muri Kongo, amafoto, amajwi, amavideo abyerekana, niba nta mabuye y'agaciro ya Kongo agemurwa n'u Rwanda akitirirwa u Rwanda, baraburiza iki abantu? Barirwa bashakisha abantu bo kuzajya bajya gusubiza za tweets kubera iki? Niba koko kuva intambara yo muri Kongo yatangira nta musirikare w'u Rwanda urajya gushyingurwa avanwe muri Kongo ngo bazane uniforme n'inyenyeri zayo kuri portemanto, niba batabuza abaturage kunamira abana babo bapfiriye muri Kongo, bararwana n'iryo ry'atangazamakuru kubera iki? Niba nanditse ngewe mu mazina yanjye nkandika ko abasirikare b'u Rwanda batari muri Kongo, mukaba muzi ko batariyo, murarwana n'iki? Kukuri kwanyu kugaragara. Ibi byose rero banyarwandakazi, ni kwa kundi ikinyoma kiba cyaragutanze imbere ukabona nta garuriro, noneho bagashaka kugira umubare mwinshi w'abantu bagenda bavuga nyine ngo bajye muri ibyo ngibyo byo kuvuguruza, ndetse hanaziyemo n'ibintu bibyara amakimbirane, abantu bashwane nk'ibi ngibi bavuga ngo umunyekongo, umunyamuziki w'umunyekongo ntabwo akwiriye gukora igitaramo mu Bufaransa i Paris, si mu Rwanda. Ntabwo akwiriye gukora igitaramo ku itariki ya 7 nk'aho ibintu byose, ku itariki ya 7 Mata nk'aho ibintu byose, ku itariki ya 7 Mata bigomba guhagarara. Aha ndumva ari ukurengera, aha ndumva ari gufata ibintu byose ukabijyana mu mujyo wawe. Ibiro banyarwandakazi ntabwo bizashoboka. Umuntu wese aramutse afite ukuri, sinumva ko waba ufite ukuri kandi ngo ujye kurwana, ujya kubeshyuza ibintu ngo ahaha ngo batakuvuga nabi. Reka rero banyarwandakazi duhinire rwose ikiganiro cyacu ahangaha, dukomeze tubashishikarize gukurikirana ibiganiro byacu no kudufasha
kubisakaza kugira ngo abandi bantu bibagereho, babimenye, babitangeho za komantere zabo. Ahangaha niho umunyarwanda azavuga ati ubutaha muzamvugira iki ngiki, ubutaha iki ngiki mwakivuze mu buryo butari bwo mugikosore, ntago ariko bimeze. Reka no mbashimire cyane, nkomeze kubararikira ibiganiro byacu. Naho utaha hano Pretoria muri Afrika y'Epfo, ngewe amazina yanjye nitwa Claude Maria Bernardo Kayitare. RNC amaraso majyana ubuyobozi bushaye, tuyitezeho byinshi dore ko bafite imigambi hamye. Twese hamwe nta kabuza tuzatsinda. Iryavuzwe riratashya abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro. Iryavuzwe riratashya abasore b'u Rwanda bahuje urugwiro. Inama ni imwe no guharanira impinduka mu Banyarwanda. Inama ni imwe no guharanira impinduka mu Banyarwanda, bakabana batuje badahiriza umugo.